Muri video iheruka nababwiye ko BK iri gutanga inguzanyo idasaba ingwate, inguzanyo yishyurwa mu gihe cy'imyaka 5 kandi ku nyungu ntoya cyane. Iyo nguzanyo idasaba ingwate nababwiye ko ari inguzanyo ijyanye no kugura imodoka z'amashanyarazi. Niba rero ufite perimi, niba uri umushoferi urambiwe gukorera abandi, niba uri umwe muri ba bashoferi baheruka kwirukana biriwe bataka kuri mu binyamakuru bitandukanye, ukaba ukeneye imodoka ya business ya taxi, yo gukora taxi, yo gutwara abantu, niba ufite company ukeneye ukora transport, niba ukeneye imodoka y'umuryango, niba ukeneye imodoka yo gutemberamo, BK ni ikigo, ni banke murayizi, iri gutanga imodoka nta ngwate bigusabye kandi ukayicyura uwo munsi. Nababwiye ko rero muri BK iyi nguzanyo nta ngwate kandi ukayitahana. Abantu benshi ntibabizi, nyamara kwikubitiro BK yamaze gutanga 50 zose. Abantu benshi bamenyereye ko kandi inguzanyo idasaba ingwate iba ifite inyungu iri hejuru cyane. Muri iyi gahunda ya BK yise BK Go EV, inyungu ni ntoya cyane, ndaje nyikubwire mu kanya. Waba usanzwe uri umukiriya wa BK, waba usanzwe utari umukiriya wa BK, iyi nguzanyo nawe urayihabwa kandi ukayitahana. Upfa kuba ufite historique yo mu yindi banki mu gihe usanzwe ukorana n'indi banki. BK Go EV ni gahunda imeze gute? Ireba bandi. Ni gahunda BK yatangije yo gutanga inguzanyo nta ngwate. Banki ya Kigali yatangije uburyo bwo gutanga inguzanyo ku modoka zikoresha amashanyarazi 100%, ukazafasha by'umwihariko abakiriya b'iyi banki n'abandi babishaka gukorana n'ibigo bicuruza imodoka z'amashanyarazi bakazihabwa ku nguzanyo nto kandi nta ngwate basabwe. Ni inkuru ya Francine Umutesi afatanyije na Pierre Celestin Gatarayiha. Imodoka nto nini zo kugendamo ku bantu ku giti cyabo ndetse n'izikoreshwa mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu zikoresha amashanyarazi nizo zizatangwaho inguzanyo binyuze muri gahunda ya BK Go EV. Umukiriya azajya agirana amasezerano n'ikigo gicuruza imodoka z'amashanyarazi gikorana na banki ya Kigali binyuze muri iyi gahunda, hanyuma banki ya Kigali imuha inguzanyo. Abantu bose muri rusange bagiye kubasha koroherwa gutunga imodoka nshyashya kandi zitangiza ikirere. Nta mpamvu yo gutwara imodoka ifite imyaka 10, ifite imyaka 15. Ubu ngubu amafaranga make waba ufite, banki ya Kigali yaguha inguzanyo ihendutse kandi ukayicyura uwo munsi. Nababwiye ko rero kugira ngo iyo nguzanyo uyibone, BK ifitanye yasinyanye MOU cyangwa se amasezerano y'imikoranire n'ibigo 8 bisanzwe bicuruza imodoka z'amashanyarazi hano mu Rwanda. Ibyo bigo 8 uragenda wagerayo ugahitamo imodoka ushaka, wamara guhitamo imodoka ushaka bakakubwira igiciro cyayo, bakaguha facture proforma, warangiza ukayijyana muri BK bakishyura icyo kigo, then ukagenda ugacyura imodoka yawe. Ibyo bigo 8 rero hari abantu benshi bakomeje kubimbaza, nibyo nje kubabwira muri iyi video. Ibigo 8 bikorana na BK bicuruza imodoka z'amashanyarazi hano mu Rwanda. So niba ari ubwa mbere rero ugeze hano kuri BVA Empire, nguhaye ikaze. Njye nitwa Jean Marie Vianney. Hano tunyuzeho ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere, ibijyanye na business, amabanke, inguzanyo, imishinga, amahirwe aboneka n'ibindi byose bifasha abantu kugera kuri financial freedom. Niba wifuza rero kwifatanya natwe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. So ukande na like kuri iyi video kugira ngo ize kugera ku bantu benshi. Ibigo rero 8 bikorana na BK muri iyi gahunda y'inguzanyo idasaba ingwate ni ibihe? My friend, iyi video umfashe uyisharinge inshuti zawe, abashoferi, abantu bafite perimi, abantu bifuza gutunga imodoka z'amashanyarazi. Ngira ngo murabyibuka ko hajyaga habaho taxi voiture za zindi zisizwe amarangi y'umuhondo n'umweru, twa dutagisi. Ubu ngubu amakuru ahari nuko batakiri kuziha autorisation de transport, ahubwo imodoka zigezweho ni iz'amashanyarazi. Ngira ngo muri kugenda mubona imodoka ziri VIP z'amashanyarazi ziri gukora taxi voiture. Izo zose inyinshi ziri gutangwa na BK. Kwikubitiro BK
hari kampani yahaye imodoka 50 nta ngwate z'amashanyarazi zikora transport. Niba nawe rero ushaka kwiteza imbere, niba ushaka kwikorera, ushaka imodoka idasaba ingwate, kurikira iyi video. So ikigo cya mbere rero ni iki? Ikigo cya mbere cyitwa Sifao Mobility Rwanda. Icyo ni ikigo gifitanye MU cyangwa se amasezerano y'imikoranire na BK, ugendaho ugahitamo imodoka ukajya muri BK bakayishyura ukayicyura. Ikigo cya kabiri cyitwa Longtai International Automobile Trading. Iki ni ikigo nacyo cya kabiri. Mwibutse ko ibi bigo byose biri hano mu Rwanda. Ikigo cya gatatu ni China Electric Vehicles Rwanda. Icyo ni ikigo cya gatatu. Mwibutse ko ujya kuri icyo kigo ugahitamo imodoka, wamara guhitamo imodoka bakaguha ibiciro byayo ukabijyana muri BK, hanyuma bakishyura nawe ugacyura imodoka. Niba uri mu ntara ushaka gutahana imodoka, ibyiza nuko waza i Kigali muri BK cyangwa se muri ibyo bigo ndimo kukubwira. Ikigo cya kane cyitwa Cherry Automobile, ni ikigo cya kane. Ikigo cya gatanu ni Rwanda Moto, nacyo kiba mu Rwanda. Ikigo cya gatandatu ni Choice Africa Investment Limited. Ikigo cya karindwi cyitwa Kabisa. Kabisa ngira ngo mujya mubona n'imodoka zanditseho Kabisa. Icyo ni ikigo cya karindwi. Ikigo cya munani ni Akagera Business Group. So ibi bigo byose uko ari 8 biri gukorana na BK muri ubwo buryo nababwiye. Inguzanyo inyungu yayo ni ntoya pe, ni ntoya cyane, ni ntoya. Narayibabwiye muri video iheruka. Niba utarayibonye iyo video unyandikire nkubwire inyungu uko ingana. Igihe cyo kwishyura ni imyaka 5. Inguzanyo ntigomba kurenza imyaka 5. So iyi rero ni gahunda ishyigikiwe na leta yo gukoresha ibinyabiziga bitangiza ikirere. Muzi ko kuri iki gihe niba wari uteganya kugura imodoka, ukaba ushaka kugura imodoka ya essence, ikoresha essence cyangwa mazutu, uri out of date. Va muri analogue ujye muri digital, ugendane n'igihe. Mwabonye ibibazo essence yaduteje kubera ibura ryayo, ibihombo, ibiciro bizamuka buri munsi, ubuzima bugahagarara my friend. So niba rero ushaka gukora business ijyanye na transport, ukaba nta mafaranga wari ufite, ukaba nta nguzanyo wari ufite, cyangwa akaba nta ngwate wari ufite, jya muri BK ufate imodoka ukore wishyura. Niba ukeneye imodoka yo gutemberamo, wijya kugura imisazirwa, kuko iyo modoka ufashe niyo iba ingwate, niyo iba ingwate, hanyuma ukajya ukora wishyura imodoka yawe. Kandi imodoka nshyashya murabizi yuko nta bibazo ikunda kugira. Ikindi uba wagiranye amasezerano n'icyo kigo cyayiguhaye, bakaguha garanti. So my friend, niba rero uri interested, nakugira inama yo kugana BK. So niba rero ibi bigo utazi aho biherereye hano mu Rwanda, dore ikintu ukwiye gukora, nakugiraho inama. Reba ishami rya BK rikwegereye, babwira uti numvise ko muri gutanga inguzanyo y'imodoka z'amashanyarazi idasaba ingwate. Ese ko nshaka imodoka imeze gutya, mu bigo mukorana ni ikihe mwandangira gikorera hagana he hano mu Rwanda? Kuko yo wujuje ibisabwa, imodoka uyicyura uwo munsi. Icyo cyo ubanze ukimenye. So hano rero nkunda kubabwira tipu zitandukanye. Icyo mba ngusaba gusa ni ugukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bindi bitazajya bigucika. Ikindi ngusaba ni uko aya makuru uba umenye
uyasangiza bagenzi bawe, ukabasharinga ino video, hanyuma ukanakanda no kuri like. Waba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ukanyandikira muri comment zose ndazisoma kandi nkazisubiza. So hari ababa bashaka kumvugisha kuri telefone, iyo umaze kumbwira yuko ufite ikibazo cy'umwihariko nagufasha, nkubwira nimero yanjye, kuko hari abantu nabo najyaga nyishyiraho bakampamagara ukumva ari no kumbwira ibintu navuze muri video atayumvishe, yabonye titre gusa, mbona ko harimo derangement. Iyo utumvishe video yose ngo uyitangire unayisoze, ibintu by'amabanga akomeye mbishyiramo hagati ndetse no mu mpera za video. So niba tugeranye kuri uyu munota w'iyi video, reka nkubwire inyungu y'iyi nguzanyo yo muri BK. Ni amafaranga 18 umwaka. Urumva atari inyungu ntoya? Ubwo ni rumwe n'ibice 16 ku kwezi. Ubu hari undi muntu uraza kongera asubira inyuma ambwire ngo se inyungu nangahe, ngo se bishyura mu gihe kingana gute, ngo nabigenza. Okay, kubaza ni byiza, ariko umbaza ikibazo wenda aho utasobanukiwe neza cyangwa se ikindi kibazo kiri related, nta kibazo. Ariko kumbaza ibintu nashyize muri video nabyo mba mbona yuko utayumvise, nawe urabyumva igisubizo nshobora kuguha. So wakoze rero kubana nanjye, ntabwo nshaka kubatindira. Iyi video uyirayikinge, ntugende utayirayikinze, hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo unyandikire, hanyuma ukande subscribe niba uri mushyashya, unayisharinga iyi video igere ku bandi bantu bose. Duhure rero muri video itaha. Njyewe nitwa Jean Marie Vianney. Ahangaha niho bibera. Ushaka update zose zigufasha kwiteza imbere, ni hano uzazisanga. Disclaimer, hano nta biganiro bitajyanye na business, bitajyanye no kwiteza imbere nyuzaho. Niba ushaka bya biganiro bijyanye na nyashi, bijyanye n'ibitsina, bijyanye n'amavideo y'ubwambure, umva kuri social media birahari, uzagenda ujye ukurikirana izo channel. Ariko niba ushaka ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere, stay tuned on Bivia Empire, turi kumwe. Wakoze rero, nizimbye mu magambo, nawe reka nguhe ijambo ugira icyo umbwira. Ese ufite ikibazo? Kimbaze muri comment ndagusubiza. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.